Uyu nguyu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, avuka ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Amazina bamwita Alpha Kagame. Ubu ngubu tuvugana atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho akorera akazi ke ka buri munsi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uyu nguyu yavutse umwaka umwe cyangwa se buri mwaka umwe kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ikozwe n'Interahamwe ndetse n'abasirikari ba FARC cyangwa se ingabo zari za Habyarimana n'abandi bahutu bakoraga ubwicanyi bashaka gutsemba ubwoko bw'Abatutsi bose nk'uko bari barabyiyemeje. Haburaga umwaka umwe gusa kugira ngo Jenoside itangire ishyirwe mu bikorwa nk'uko yari imaze igihe kirekire itegurwa n'abicanyi cyangwa se na leta yiriho y'abicanyi iyobowe na perezida Juvenal Habyarimana wapfuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, arashwe n'ingabo ziwe ndetse byari bifitwemo uruhare cyangwa se wari ubiri inyuma yari umugore we Agatha Kanziga washatse kuhitana umugabo we kugira ngo ashyire mu bikorwa Jenoside. Uyu mugore wari umwicanyi akaba ubu ngubu aherereye mu gihugu cyo mu Bufaransa. Uyu mwana wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, bivuga ko Jenoside yabaye n'ubundi ababyeyi be bari baramaze guhunga uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, bari bamaze kwambuka igihugu cy'u Rwanda bagiye. Uyu Alpha Kagame tugiye kumuganiraho dore ko abenshi bakomeje no kuvuga ngo rwose afitanye isano na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'umuryango we wose, harimo n'abana biwe, harimo nka Ivan Cyomoro Kagame, Ian Captain Kagame, Brian Kagame ndetse n'umukobwa we umaze no kwibaruka abana bagera kuri babiri ari we abe ndetse na Ahwize Ange Kagame. Bose tugiye kubaganiraho ese koko Alpha Kagame yabura umwana wa Perezida Paul Kagame yavutse ryari, yabayeho gute, yize hehe, ese kuki ibyo tutari tubizi. Ngo ikaze rero kuri ya YouTube channel yanyu Zafu TV Info Rwanda, kanda subscribe n'unyitswe no konzogera bizabe bigufasha kubona amakuru yacu rero munsi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Ngushubije umwaka cyangwa se ngushubije igihe gitoya inyuma kugira ngo tubanze twumve ku mateka y'ibyabaye, tuze twinjira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu twumve ibyabaye. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda nibwo RPA, abahoze ari abasirikare ba RPA cyangwa se abitwaga abasirikare bashaka kugarura amahoro mu Rwanda, RPA cyangwa se RPF cyangwa ngo bita FPR, ubu ngubu bayoboye igihugu cy'u Rwanda, bari baraje kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, baraje kubohora abari mu bwoko bw'Abatutsi bishwaga umunsi ku wundi bagahohoterwa, barabujijwe uburenganzira bwabo na leta yari iriho, ndetse bashaka kuzabica nk'uko byagendaga bivugwa n'abayobozi bagiye batandukanye. Ati tuzabica tubacisha muri Nyabarongo tubasubize iwabo muri Ethiopia. Amagambo yari yuzuyemo ubugome n'ubucucu ndetse n'ubutindi byagendaga bivugwa umunsi ku wundi, bari gupanga umupango utari mwiza wo gukora Jenoside wo gutsemba ubwoko bw'Abatutsi ugashiraho nk'uko biri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe nibwo Perezida Paul Kagame yataye umudamu cyangwa se umudamu inyuma ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yagiye kwiga indimi cyangwa se yagiye kwiga bigendanye n'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri rya kaminuza bigendanye n'igisirikare, dore ko yari umwe mu basirikare bakuriye ubutasi muri gihugu cya Uganda cyari kiyobowe na Kaguta Museveni, wari warafashijwe n'abasirikare bimwe Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we nyakwigendera na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema warashwe n'ingabo za Habyarimana ubwo bari ku rugamba mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Icyo gihe nibwo na Perezida Paul Kagame akimara kumva amakuru ko mugenzi we akaba n'umuvandimwe n'umunywanyi we yamaze kugwa ku rugamba, nibwo yamanutse avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kwifatanya n'abandi mu kubohora u Rwanda. Bivuze ngo Perezida Paul Kagame nyuma y'igihe kirekire yaravuye mu Rwanda, yaragiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaravuye no mu Rwanda igihe cya kera ahunganye n'ababyeyi be barahungiye mu gihugu cya Uganda bahunze ubwicanyi bakorerwaga umunsi ku wundi, akaza no kwisanga yabaye umwe mu basirikari banafashije Perezida Kaguta Museveni kubohora igihugu cya Uganda. Yaje kujya kwiga ubutasi, nyuma yo kujya kwiga ubutasi kumva ko ingabo za RPA zari zonyine zari zimaze gupfisha umuyobozi bamaze gucika intege, nibwo yamanutse mu Rwanda aza kwifatanya n'abandi mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Kuva icyo gihe yaraje akusanya abasirikari bari baracitse intege, arongera arabahamagara abashyiramo kuraje, arongera basubizamo intege, bapanga gahunda yo kongera kurwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kugira ngo babanze bayobohore igihugu.
nk'uko byagiye bivugwa cyangwa se bikanagarukaho, ntabwo urugamba rwigeze rworoha nk'uko byagiye bivugwa cyane. Urugamba ntabwo rworoshye, bararashwe ndetse nabo bararasa, ariko bikanavugwa ko bari bafite intwaro nkeya, ariko uko basunikanaga n'umwanzi bagendaga bakoresha za ntwaro. Hari ijambo His Excellency yigeze kubwira bamwe mu basirikare ba RDF bari barangije imyitozo ati iyo ugiye kurwana n'umwanzi uharanira ko amasasu icumu uri bufite ari buze kukubyarira indi ntwaro, bivuze ngo isasu n'umwanzi, ndetse uyu umaze kurasa umwanzi wegera usonga mbere kugeza igihe ufashe na za ntwaro yakoreshaga ukongera ukazikoresha uzirwanisha n'abandi. Bivuze ngo ku rugamba ntabwo ugomba kuba urwanisha ibikoresho byawe ufite gusa, ahubwo ugomba no gufungura ubwonko ku buryo umwanzi muri guhangana uri buze kumwambura bimwe mu bikoresho yakoreshaga, bikaza no gusigara bikoreshwa namwe, nk'uko byagaragaze ko cyangwa se byagiye biganagaragara ko M23 ariko irwana uko yagendaga ikubita umwanzi, ndavuga FARDC, Abarundi, umuryango wa SADC n'abandi bari bagiye batandukanye, FDLR, Wazalendo, ko bagendaga bakubitwa ku munsi ku wundi, nako basongaga mbere bagenda bigarurira intwaro babaga bafite, izo bafatiraga ku kibuga cy'indege, intoya, iziremereye, amagrenade, amasasu, ibifaru cyangwa se intwaro ziri mu bwoko bugiye butandukanye, kandi urugamba rugakomeza bagafite cyangwa se bakagira intwaro nyinshi cyane ku buryo bahoraga bashimira Perezida Tshisekedi ko ingabo ziwe zihora zita intwaro, kandi yabaga yashoyemwo ingingo y'imari nyinshi cyane igihugu cya RDC kugira ngo bakomeza urugamba. Amakuru rero abisobanura neza, aravuga ko Perezida Paul Kagame ari nawe mayeri yakoresheje mu rwego rwo kugira ngo abohore igihugu. Ubwo ndacyari kugira ngo tugere kuri ya ngingo natangiye mbabwira, munakanda subscribe mugakana no kunzogera kugira ngo bijye bibafasha kubona amakuru yacu umunsi dukomeza kugenda tubakorera umunsi ku wundi. Ubwo urugamba rwarakomeje, imyaka irashira indi iraza, ni ukuvuga ngo umwaka w'1994 umwaka cyangwa se umwaka w'1993 wa wundi Alpha nababwiraga nibwo yavutse, ariko ntago ari umwana wa His Excellency, ahubwo nuko yakuze amufana bitewe no kubohora umuryango we n'abandi bagiye batandukanye bagiye kwicwa na guverinoma ya Habyarimana, cyangwa se n'abari ku rwego rw'ubuyobozi bayoboye ku buyobozi bwa Habyarimana, bayoboye interahamwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye n'abandi bakoraga ubwicanyi. Bikavuga ko abangaba bakoze bwabaga, ndavuga RPA, bakaza bakubora abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda kikaba kiri ahangaha. Perezida Paul Kagame yavuze ngo ubundi ngo amahanga ngo ikintu yangira u Rwanda no gurafatira u Rwanda ibihano, ajya atekereza ko abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda atari abanyafurika, kubera ko ngo abanyafurika babafata nk'aho ari injiji. Ariko Perezida Paul Kagame ngo bayoboye ukuntu ateye, ngo kubera ko inkunga amahanga atanga areba ukuntu u Rwanda ruyakoresha neza mu rwego rwo kugira ngo igihugu giteze imbere, bikabacanga bikabazanga bikabarenga, ubundi bagafatira u Rwanda ibihano kubera umujinya wo kwibaza impamvu u Rwanda rutangwa amafaranga, ruhabwa amafaranga, ndetse rukagenda runabandira bimwe mu bihugu byatekerezaga ko rwakoloniza u Rwanda, ariko bakabona u Rwanda abayobozi rufite ntabwo bameze nk'abanyafurika. Buriya abanyafurika iyo ugiye muri bihugu byo mu Burayi bumva ko abanyafurika aribo bantu bambere bafite mu bwonko hakeya, gusa Perezida Paul Kagame aratandukanye n'abayoboye, ubwo nanjye ndimo. Kandi subscribe kuri YouTube channel ya Zaf TV Info Rwanda, bonze ngo ugezeho n'ayandi makuru mukandi kanya kaza kabakurikiye Imana bw'ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima. Nitwa Aimable, ciao ciao.